Yitwa Umuraza wa Cecile, nkaba ndi umukristo gatolika wo muri diocese ya Butare muri paruwasi ya Cathedrale. Ntabwo nyuma y'ubuhamya abavandimwe bamaze kuvuga, yaba izi audio yaba n'izuriya muvandimwe ufite rya zina numva nibuka neza, batubwiye, ntabwo ndi busubiremo ibyo bavuze, ariko ndumva turi kwizihiza imyaka 8, ariko jewe ntabwo nibuka neza igihe sinibuka umwaka neza, ariko ni nyuma ya jenoside gatoya. Hari inyigisho Communauté de l'Emmanuel na diocese ya Butare bajyaga bategura muri cya cyumweru cyo kwibuka, hanyuma tugahurira kuri Cathedrale cyangwa kuri Sainte Thérèse. Murabona ko Sainte Thérèse iri munsi y'urugo rw'aba Bernardine. Sœur Immaculée yakundaga kuza kuduha inyigisho aduhumuriza. Murabizi nyine jenoside yakorewe abatutsi, ingaruka yasize, twese twari twuzuye ibikomere, icuraburindi, utabona neza imbere hawe. Je rero nakundaga kujya muri izo nyigisho, ko ndi umukarismatike usengera muri ayo makoraniro ya Communauté de l'Emmanuel, ariko ntabwo mbabeshya, wenda iyo mba umugabo mwari kugira ngo nukunda Sœur Immaculée mu bundi buryo, ariko iyo numvaga ko ari bwigishe numvaga ntasiba, kuko ijwi rye ryarampumurizaga na cya gihu cyari kibuditse buhoro buhoro, nkabona ko bishoboka ko umuntu na nyuma y'amateka ashaririye ashobora gukomeza ubuzima. Hanyuma atangira rero iyi gahunda y'iri jambo atugezaho umunsi ku wundi. Shalom bayivuzeho, munyemerere ngewe mvuge ku ijambo risoza. Jye navuze Kabeho, niba ari uko hari aho duhurira muri famiye ya Kabeho, ariko akunda kuvuga ngo urakabaho. Iryo jambo rero nanjye ryangaruriye ubuzima, ndetse n'ubu buhamya mbwandika, titre naranditse ngo Kabeho, ijambo rifite ikibatsi ngarurabuzima. Icyo kibatsi nkigereranya n'urumuri, nkuko nabivuze. Jenoside yadusigiye igihu kibi cyane. Icyo kibatsi rero nkigereranya na rwa rumuri Kristo yatuzaniye rutazima, hanyuma agakunda akabicisha mu ijwi rya Sœur Immaculée, akatugezaho iryo jambo buri munsi rifite umutwe wa Shalom, ariko rigasoza agira ati urakabaho. Je rero kuva mu mwaka w'2000 nakoraga mu bitaro bya kaminuza nk'umuforomokazi, nkora muri service ya soins intensifs. Abarwarije muri soins intensifs muzi bihabera, hasohoka abantu bakeya kuruta abahakirira. Nk'umukristo rero hari Dr Jeanne, umugore wa Dr Ngabonziza na wa charismatique, yakundaga kumbwira akenshi tubonye umuntu uri kurangiza ubuzima, tugashaka padiri nyine uza kumuha amasakaramentu, ariko rimwe na rimwe hakaba ubwo ubuzima bwe burangira na padiri atarahagera. Noneho twatangira kusabira umuvandimwe mu kumuherekeza. Murabizi ko mu Gatolika nyine iyo dusabira uwitabye Imana dukunda kuvuga tuti Nyagasani umuhe iruhuko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Iryo jambo ryambayemo, niyo naba ndi mu birori, niyo naba ndi mu bukwe, nahumiriza gatoya ngahita numva iryo jambo riraje ngo Nyagasani umuhe iruhuko ridashira.
yego birasekeje ariko buriya biranababaje. Ni igikomere nyine, ni ihungabana. Nuko ngewe nkagendana urupfu aho twaba turi mu birori nyine, urwo rupfu rumbamo nkakomeza nkarugendana. Burya biragoye guhuza amateka n'akazi nk'ako ngako, kuko nasezeye n'akazi kuri CHUB kubera icyo bita indwara bita burnout syndrome cyangwa se syndrome d'épuisement professionnel. Umuntu uburya ngo agaho kari kundi karahandurika. Umuntu utumva ko kababaro ntashobora ashobora gutekereza Cecilia yasezeye akazi, ni umurengwe, ni umusazi, ni iki, ariko je narinzi ibyo ndimo ndagasezera. Hanyuma maze kugasezera njya mu bindi, birakomeza nyine rwa rupfu nkarugendana. Jenoside yarangiye muri 1994, dufite igihugu cyiza kiduhumuriza, gifite gahunda nyinshi, ariko bujya kugira ibintu byawe wihererana utagira n'ubipartaja biravuna cyane. Hanyuma rero rwose ijambo rya Sœur Immaculée, umuvandimwe tumaze kumva nyuma, avuze ko uriya mugisha, ikibondo cyanjye nguhaye umugisha. Rwose yumvise abonye umubyeyi wongera kumugira ikibondo, nanjye numvise ijwi rimbwira ngo urakabaho, ijwi rimpumuriza, rwa rupfu nagendanaga rugeraho rwose ruguma aho Nyagasani yarutsindiye ku musaraba. Hanyuma jewe nibanira n'icyifuzo cya Sœur Immaculée cyo kugira ngo tubeho. Narakomeje rero nkurikirana iryo jambo, navuze ko ntasubira mu by'abandi bavuze, ariko rwose mu bushobozi buke bwanjye icyo nkora ni ukuri posting uko amaze kuri duha. Hanyuma niyo telefone yanjye yaba yazimye, niyo naba ndahantu hatari rezo, ya saha igeze ntabwo nshobora gusinzira, niyo agatotsi kanyiba nza gushigukira hejuru nkibuka ko umugisha ntawufashe, nkumva ijwi rimbwira ngo buretse gusinzira ubanze ubone umugisha. Byaramfashije rero kandi bimfasha no gufasha abandi, ko burya iyo ukomeretse umuntu akenshi atanga icyo afite. Iyo ukomeretse biragoye gufasha abandi, kandi iki gihugu cyuzuye abantu bakeneye gusanwa imitima. Ndashima ko Sœur Immaculée yashoboye kubona abamwunganira mugakora Famille Espérance, kuko buriya nubwo atabibabwira ndahamya ko nabavunika. Ntekereza ko ari umukoro rero wa buri wese, yaba mwebwe muri Famille Espérance, giye duhurira mu yitwa Kabeho. Biranambabaza niba hari na bakabeho bari ahangaha, ko ari duha inshuro nyinshi dushishikariza kugiraho reaction, byibura ngo uvuga uti numvisemo iki, nkuyemo iki ngiki. Jewe rero byaramfashije rinsubiza ubuzima. Hanyuma nkaba nisabira ubuyobozi bwa Kiliziya bari hano, simbizi niba hari n'ubuyobozi bwite bwa leta. Je numva nasaba ko uyu mwanya afata utadupfira ubusa. Iyi ngiyi ikaba igikoresho cyangwa tool izwi ifasha abantu, kuko twese iradufasha. Njya numva buri mwaka Unity Club ipresenta abantu iha ibihembo by'umurinzi w'igihango. Nkatekereza ko mbona Sœur Immaculée simubona, simbyumva kuri njyewe, ariko nasaba ko abantu bategura ibyo bihembo by'umurinzi, uwo mudari w'umurinzi w'igihango bazabitekerezaho.
icyo mbibabwirira nuko mu minsi ishize ntabwo nibuka event yari yabaye Masera atangamo ikiganiro noneho abapsikologe mbona bara kumbuga tubaho nanjye ndi umupsikologe clinicienne mbona baraherekanye iyo video yuko Serimakire yasabye ko mu mashuri habamo abapsikologe yaratanze urugero rw'umubyeyi umwana niba yarapfumuye ibigega ari uburyo bwo kugira ngo mama we ahanwe hanyuma abapsikologe bose barabihererekanya wumva nyine bashimishijwe nuko yabasabiye akazi Jewe ndi umupsikologe nanjye ngerageza gufasha uko nshoboye kuko biri mu muhigo wanjye nahigiye Imana mu gihe cya jenoside ariko ngewe ndabamenyesha ko niboneye muganga utanyishyuza muganga utacira urubanza muganga utamenera ibanga muganga wumva ibyanjye uzi gutega amatwi izo zose ni principe z'umupsikologe cyangwa se ukora muri domaine ya santé mentale niyo mpamvu giye nasaba yaba rebu yaba babishinzwe ko ubu buryo bwazazirikanwaho bukagirwa igikoresho kizwi imbaraga atanga kudasinzira kwe bigahabwa agaciro kuko afasha imitima yacu turi benshi kandi akarushaho kutwubakira imiryango Mase ngiye nabumuburiye izina sinzi mwebwe niba uyu munsi mwafasha kuribona ariko icyo namubwira nuko mukunda icyo namubwira nuko yafashije kongera kubaho ndumva hashize nk'imyaka 20 ntashoboraga guhagarara imbere y'abantu ngo ngire icyo mvuga ariko ndagushimira Nyagasani akomeze akudutize akomeze aduhumugishe bakoze umuvandimwe Cecile nawe arakoze